Nguhaye ikaze we wahisemo gufungura iyi channel, umuyoboro mwiza kumenyera ibigukwiye. Umukobwa uwo ari we wese cyangwa umugore ntazigera kwibagirwa mu buzima bwe niba umukorera ibi bintu bine. Umugabo wese cyangwa umusore yifuza gusiga ikimenyetso kitazibagirana ku mukobwa cyangwa ku bagore bahuye, haba kubo bahuye bakamarana igihe gito cyangwa uwo batindanye bakagirana intangiriro y'ikintu gifatika. Gutanga ibitekerezo birambye birenze igikundiro, bisaba guhuza k'ukuri no gutekereza. Hano hari inama enye zeruye kugira ngo umukobwa mwahuye cyangwa umugore ntazigera kwibagirwa. Ibi biratuma wemeza ko wibukwa kubw'impamvu zose zikwiye. Ikintu cya mbere ugomba gukora niba wifuza ko umukobwa cyangwa umugore atazigera kwibagirwa mu buzima bwe, wige gutega amatwi. Bumwe mu buryo bukomeye butuma umugore akwibuka ni ukuba umwumva neza. Aho kuganza ikiganiro, fata umwanya wumve rwose ibitekerezo bye n'imbamutima ze. Erekana ko muri kumwe ubaza ibibazo byerekeranye n'ikiganiro kandi umuhe ibitekerezo byuzuye. Inama ya kabiri, niba wifuza ko umukobwa mwahuye atazigera kwibagirwa cyangwa se niba waranabimukoreye ntazigera kwibagirwa, jya utekereza. Muri make ugire ibitekerezo byubaka kandi ugaragaza ibimenyetso bito bifite akamaro. Kwibuka amakuru amwerekeye nka resitora akunda cyangwa ibintu akunda gukora yishimisha no kumutangaza ukoresheje ibimenyetso utekereje bizamwereka ko umwitayeho kandi uzasiga bimutangaje. Ibi kandi bizatuma agufata nk'umuntu udasanzwe kandi w'umugabo. Uburyo bwa gatatu buzatuma umukobwa mwahuye atakwibagirwa, jya wigirira icyizere ariko ntukirate. Icyizere kirashimishije ariko ubwibone ntabwo. Koresha ubuhirimbane werekana icyizere muri wowe kandi ubukoreshe werekana icyizere muri we ariko utiriwe wirata cyangwa ngo ugire ubwibone cyangwa ngo wikunde. Wibande ku mbaraga zawe n'ibikorwa kandi ukomeze kwicisha bugufi no kubaha abandi. Uburyo bwa kane buzatuma umukobwa mwahuye cyangwa umugore mwabanye atakwibagirwa, wowe uri we. Muri make ba wowe. Ubunyangamugayo ni urufunguzo rwo gukora isano nyayo. Aho kugira ngo ugerageze kumushimisha wigira umuntu utari we, wemera ibyo wifuza hamwe n'inyungu zidasanzwe. Reka imico yawe nyayo imumurikire, kandi birashoboka cyane ko wakora isano nyayo, wakubaka umubano nyayo, urukundo rwawe rugakomera kuruta uko wakwigira undi muntu. Burya nta mukobwa cyangwa umugore unezezwa n'umusore wiyemera cyangwa wigira undi muntu. Niba ibi bintu uko ari bine warabikoze, ukabikorera umukobwa mukundana cyangwa mwakundanye, ntazigera kwibagirwa mu buzima bwe. Ndagushimiye wowe wafunguye iyi channel, kora subscribe kugira ngo ujye ukomeza kunguka byinshi. Ibyanjye ni wo muhigo wawe.